niyo mpamvu mutagomba gukoresha telefone zanyu muri toilette. Muzanshimira inshuro igihumbi nimumara kureba iyi video. Abantu benshi bagira akamenyero batazi ibibazo bikuririra. Uyu munsi murabimenya byose, murabivimuzi. Mwitonde kuko abantu benshi ntabwo babizi. Gukoresha telefone igihe ugiye mu bwiherero cyangwa se muri salle de bain, abantu benshi ntabwo muri twe ntabwo babyemera, ariko abandi benshi barabikora kandi ugasanga barabigize akamenyero. Ibikoresho byasimbuye ibinyamakuru n'ibindi abantu bajyaga bakoresha. Ku bakunda gusoma buri munsi usanga barabisimbuje za social media, barabahimbye imbata za telefone zabo cyangwa se za social media. Ushobora guseka, kuganira n'inshuti zawe, cyangwa se ugakora n'akazi yewe, ariko mu by'ukuri iyo wimenyereje aka kamenyero kabi ko kujyana telefone muri toilette, usanga atari byiza cyane. Ibi bibarangaza igihe mwicaye muri toilette, ariko ikibazo kiri kumenya mbese aka ni akamenyero keza. Ibi ngibi ukorana ni ibintu uri kwimenyereza ibintu byiza. Abahanga bemeza ko atari akamenyero keza habe na gato. Icya mbere kuko ari umwanda, nta suku irimo, ni umwanda. Salle de bain niho hantu mu rugo hatizewe isuku yaho, haba ari naho hatuye za bagiteri nyinshi cyane mu rugo, n'izindi microorganisme zitari nziza ku buzima bwacu. Izi bagiteri zishobora no kujya kuri telefone zanyu, ugasanga zituriyeho burundu. Ku bashaka kumenya byinshi mukore subscribe cyangwa se sabone kuri iyi channel yanyu, kuri iyi YouTube channel yacu Mupenzi TV, kandi wibuke ukore n'akazogera kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe. Nukora akazogera uzajya uhita ubona ubutumwa bukumenyesha ko twashyizeho video nshyashya muri aka kanya. Ukande like, share, uduhe na comment. Mu by'ukuri umwuka n'amazi bishobora kwinjiza bagiteri utwenge twa telefone zanyu, ndetse no kuri telefone nyirizina, kuri telefone yose ugasanga twituriyeho, ugasanga za bagiteri cyangwa se microbe byituriye kuri telefone yawe. Gusharija telefone zanyu rero muri salle de bain cyangwa se muri toilette, kuyikoresha cyangwa se uyikoresha wumva imiziki, wenda uri nk'igihe uri muri koga muri douche, ni bibi cyane kuko telefone zanyu ntugomba kuyifata, ntugomba kuyijyana muri toilette kuko ubu uyifite igihe cyose mu ntoki zawe. Igihe winjiye muri toilette rero, igihe utarakaraba cyangwa se usohotse muri toilette ukongera ugafata telefone yawe cyangwa ugakomeza ugafata telefone yawe, usohoka n'ubundi za bagiteri zagiye kuri telefone yawe, cyangwa se n'igihe ugiye muri salle de bain. Ibi byose birahagije kugira ngo bagiteri cyangwa se microbe nyinshi zitandukanye zijye kuri telefone yawe ndetse no ku ntoki zawe igihe cyose utarazikaraba. Niyo mpamvu kujya muri toilette ugomba gusohokamo ugakaraba, kuko iyo usohotse mudakarabye ujyanye bagiteri nyinshi na microbe nyinshi cyane mu ntoki. Ikindi, iyo ujyanye telefone muri toilette, izo bagiteri cyangwa se izo microbe zose zijyaho zikayigumaho. Nubwo ukarabye intoki uvuye muri toilette ukongera ugafata telefone yawe uvuye muri toilette, za bagiteri zose zigusubira ku ntoki zawe. Nshuti za Mupenzi TV, mwimenyereze kutajyana telefone zanyu muri toilette cyangwa se muri salle de bain. Kandi ikibabaje cyane, iyo utangiye kujya ujyana muri salle de bain telefone muri salle de bain cyangwa se muri toilette, usanga warabigize akamenyero, bitangira kukugira imbata yabyo. Waba ushatse nko kujya mu bwiherero, kumva icyambere ugomba gutekereza no gufata telefone yawe mu ntoki ukayijyana. Nshuti zacu rero, mumenye ko atari byiza ku buzima bwanyu kujyana telefone muri toilette.
bakunda rero kwita ku buzima bwanyu, bakunda gukurikiza inama nziza zuzuye ubuziranenge zitakugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwose, zitakugiraho ingaruka na zikeya ku buzima bwawe, ukanisubscribe kuri iyi televiziyo yanyu Mpenzi TV, kandi wibuke n'akazogera kugira ngo uzajye uhora ubona message, buri gihe ubone message niba dushyizeho video nshyashya umenye ko yagiyeho. Wibuke rero ujye uduha comment, uduhe like, unayisharinge kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro. Rero inshuti zacu za Mpenzi TV, iyi ni mu mpera z'umwaka, niyo mpamvu nshyizeho iki kiganiro kugira ngo mumenye uko mwakwirinda maze muzarangize umwaka neza, tuzarangize umwaka neza, dutangire n'ubundi neza. Naha rero nshoreze ikiganiro cy'uyu munsi, naho mu kindi kiganiro. Bye.